Mu gihe byari bimenyereye kwivuga butumwa kenshi rikorerwa mu nsengero, itorero rya ADEPR mu Rwanda ryo ngo rigiye kwifashisha itangazamakuru kugira ngo ubutumwa bw'ijambo ry'Imana bugere ku bantu benshi mu buryo bwihuse kandi bworoshye. Ni muri urwo rwego kuri wa kabiri hano i Kigali hateraniye inama yiswe Africa by Radio igiye kwigirwamo uko harushaho kunoza ivuga butumwa rishingiye ku itangazamakuru. Bishop Jean Sibomana umuvugizi w'itorero rya ADEPR mu Rwanda avuga ko hari abantu bataza mu nsengero kandi nabo ngo bakeneye kugerwaho n'ijambo ry'Imana bityo bakazaribagezaho bifashishije itangazamakuru ndetse na siporo. Abanyamatorero tugomba natwe kureba kure, ntabwo tugomba kugarukira hafi ngo tugume muri bya bindi bya kera, ariko tugomba gutera indi ntambwe kugira ngo turebe uburyo cy'ubutumwa bwiza bwagera ku bantu benshi. Hari abantu muri iki gihe twifuza yuko nk'urubyiruko n'urugero dufite urubyiruko rwiroha mu biyobyabwenge, abo ngabo ntabwo bashobora kwizera mu nsengero ngo baze babwiriza ubutumwa bwiza, ariko tugomba kwiga ubundi buryo bushoboka kandi bwiza bwatuma tugera kuri rwa rubyiruko rwacu. Abantu iyo bavuze bati hari umupira uza guhuza ikipe n'iyi, abantu bose baraza. Bari abantu bose baza, ntabwo wabatumira mu rusengero ngo baze. Icyo gihe rero natwe dukoresha ivuga butumwa rishingiye ku mupira, ndibwira ko abantu baza kureba bavuga ubutumwa bagiye gukina umupira n'uburyo bakina. Aho ngaho umuntu akabona n'uburyo bwo kuganiza abantu, kuko ivuga butumwa ryacu ni ryihanisha abantu, ni ituma abantu bongera gusabana n'Imana, bakaba abantu bazima bakeneye ibikorwa bizima. Ndibwira ko irivuga butumwa ryacu aho gihe kiyeze ni byiza kugira ngo duhindure uburyo twarivugagamo kugira ngo itange umusaruro ushimishe kandi rigere ku bantu benshi. Gerard Mbanda umuyobozi ushinzwe itangazamakuru mu kigo gishinzwe imiyoborere RGB wasanga kuba itangazamakuru ryakoreshwa mu kuvuga ubutumwa bw'ijambo ry'Imana ngo bizagira impinduka nziza kuko ryigisha urukundo kandi inshingano z'amadini zikuzuzanya n'iza leta. Kuba rero itangazamakuru rikoreshwa kugira ngo habeho ivuga butumwa twumva ari ibintu byiza cyane, kuko ngira ngo bituma ubutumwa bugera ku bantu benshi, kandi tuzi ko mu byo leta ikora n'ibyo amatorero akora ngira ngo mu nshingano zazo biruzuzanya ku buryo gufasha abaturage gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana hifashishijwe itangazamakuru turumva ari ibintu byiza kandi bikwiye gushyigikirwa. Iyo ugiye kureba hirya no hino ku isi muri iki gihe usanga hari intambara, hari mwiryane, nta rukundo ruhari, ariko tuzi ko ijambo ry'Imana ari urukundo, ko ryigisha urukundo. Ni ku nshuro ya mbere iyi nama mpuzamahanga ya Africa by Radio igiye kubera mu Rwanda, ikaba ihuriyemo ibihugu 16 byo ku migabane itandukanye. Gakayire Raymond, TV1.